Bavandimwe, inshuti, umuryango wa nyakwigendera Mukuru Arinda, urupfu ruratubabaza cyane cyane iyo rudutwaye umuntu wari mu kigero nk'ike, mu nshingano tugitegerejeho byinshi, warufatiye runini benshi, asiga icyuho gikomeye mu muryango, mu gihugu, mu kiliziya. Ariko nubwo urupfu rutubabaza kubera ko ruba rudutandukanyije n'uwo twakundaga, ntabwo twiheba. Nk'abakristo dufite ukwizera, ntabwo urupfu ari rwo rufite ijambo rya nyuma ku muntu, kuko ntabwo ubuzima burangirana n'urupfu. Ntabwo urupfu ariyo maherezo y'ubuzima bw'umuntu, na nyuma y'urupfu ubuzima burakomeza, umuntu akomeza kubaho mu bugingo bw'iteka muri Nyagasani. Yezu Kristo, umwana w'Imana, umuremyi w'ijuru n'isi, umuremyi w'ubuzima, yemeye kuza kuba muri twe, ndetse yemera umuruho wa muntu n'urupfu, ariko arazuka ari kugira ngo aducungure, adukure ku ngoyi y'urupfu rwari rwaratugize imbata, imfungwa, adukingurira amarembo y'ubugingo bw'iteka. Niwe rero dukesha amizero, niwe uduha garanti ko tuzakomeza kubaho muri we na nyuma y'urupfu. Ko niko umukristo abona urupfu. Nyakwigendera Mukuru Arinda twaje guherekeza yari umuntu ufite ukwemera, nuko tumaze kumva ubuzima bwe n'ubuhamya. Yari afite ukwizera mu buzima bwe, ukwemera ko n'ukwizera nibyo byamuhaga umurongo w'ubuzima, nibyo byamuhaga imbaraga n'ubwitange mu buzima bwe, mu byo akora, mu nshingano zinyuranye. Imana ni urukundo. Kwemera Imana ni ukwemera no kwizera urukundo rw'Imana. Ko Imana ishobora byose, nta kinanira, kandi kwidukunda. Ibyo rero biduha umusingi w'ubuzima n'umurongo w'ubuzima mu byo umuntu akora no mu mibanire ye n'abandi. Iyo umuntu amenye uko Imana imukunda, bituma agira urumuri, akabona abantu muri urwo rumuri rw'urukundo rw'Imana. Ibyo akora byose, ibimubayeho byose, n'amateka ye yanyuzemo byose akabibona muri uru rumuri rw'ukwemera, muri uru rumuri rw'urukundo rw'Imana imukunda kandi imurinda. Imana yagiye imunyuza muri byinshi. Muri iki gihe turi mu kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, tugenda dusubiza amaso inyuma tukabona uko ibihe bibi by'amateka twabinyuzemo ku buryo bunyuranye, ukuntu ukuboko kw'Imana kwagiye kuturamira. Iyo umuntu arebana amateka ye, akayarebana amaso y'ukwemera, akayarebana urumuri rw'ukwemera, urushaho kubona uruhare rw'Imana mu buzima bwawe, uko Imana yagiye ikuramira ikagukura ahakomeye. Tugenda twumva ubuhamya bw'abantu bavuga bati, nari mpfuye birangiye Imana ikinga ukuboko. Ugenda ubona ubuzima ku buryo utari wenyine, ahubwo uri kumwe n'Imana iguherekeza. Mukuru Arinda rero yari umuntu uyoborwa n'uku kwemera mu byo akora byose, uyoborwa n'ukwizera, abona ubuzima, uburyo abona ubuzima bwe ndetse n'amaherezo y'ubuzima biha umuntu urumuri, nk'uko Paul Mutagatifu abitubwira n'ubuhamya aduha agira ati,
koko rero nta n'umwe muri twe ubereyeho ubwe, nta n'umwe, buri muntu ugomba kumva ko ubereyeho abandi. Umubyeyi abereyeho abana be, umuyobozi abereyeho igihugu n'inshingano n'abashinzwe. Ugomba kumva ko iyo umuntu yireba, Ivanjiri atubwira ngo y'imbuto yanze kwitanga ngo ihugute ibyara izindi, izahora ari yonyine. Ku buryo rero ubuzima ntacyo buvuze iyo umuntu atumva ko abereyeho abandi mu byo akora, mu bwitange bwe. Nta n'umwe rero ubereyeho ubwe, kandi nta n'umwe upfira ubwe. Niba turiho turi abanyagasani, niba kandi dupfuye dupfira Nyagasani, twabaho twapfa turi abanyagasani. Runo rumuri n'umurongo w'ubuzima dukesha ukwemera, umuntu akabona ubuzima ku bundi buryo, ubuzima bufite intego, uzi ahagana. Iyo umuntu amenye urukundo rw'Imana, bituma abona abantu n'ibintu ku bundi buryo, bituma abona abantu akabakunda, akabana nabo, akabakira nk'uko Imana ibakira. Aba afite indoro y'Imana, indoro y'urukundo, ari nabyo bimuhesha kubanira no kwakira abandi mu rukundo. Mukuru Arinda yari umuntu ukunda abantu kubera urukundo akunda Imana, abantu akababonamo Yezu Kristo. Imana yigize umuntu, bigatuma bakira kandi akabafasha mu bushobozi afite, mu mbaraga ze n'ubwitange atizigama. Nk'uko twumvise mu Ivanjiri, umunsi tuzahinguka imbere ya Nyagasani tuvuye muri ubu buzima, Nyagasani azagira ati: nimuze abahawe umugisha na Data, muhabwe ingoma mwateguriwe kuva isi ikiremwa, kuko nashonje mukamfungurira, nagize inyota mu cyo kunywa, naje ndi umugenzi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari imbohe muza kundeba. Ivanjiri n'ubu birakomeza. Nari ndi mu kaga urantabara, nari imfubyi urandera, nari nihebye undemamo umutima mu kwizera. Uzavuga uti: se Nyagasani, ko numva ntaho twahuriye, nabigukoreye ryari? Yego, hari ibyo naba narabigukoreye ryari. Agira ati: burya rero ibyo wagiriye umwe muri ba bavandimwe banjye baciye bugufi, nijye ubwanjye burya wabaga ubikoreye, none ngwino ugororerwe. Uyu muvandimwe yitangiraga cyane abato n'abanyantege nke kugira ngo abazamure. Adusigiye umurage ukomeye w'uburezi. Yari umuntu witegereza akareba abana bafite impano, cyane cyane aba bakene badafite amahirwe yo kuzamuka ngo izo mpano zibe zatezwa imbere, zibagirira akamaro, zigirira akamaro imiryango yabo ndetse n'igihugu, akabafasha kuziteza imbere. Umuntu Imana imurema imufitiye umugambi n'uruhare azagira mu mateka, ikamuha impano zijyanye n'umugambi imufitiye n'ubutumwa yamugeneye azakora. Abana baba bafite impano zinyuranye, ariko ikibabaza ni uko
hari abatagira amahirwe yo guteza imbere izi mpano kandi zari kuzabagirira akamaro ku giti cyabo n'imiryango yabo, zari kuzabagirira akamaro igihugu ndetse n'isi. Ibi rero ni umurage ukomeye adusigiye, abantu ko Imana yabaremye bagira impano zinyuranye, usanga ibihugu bijurukiwe biza akamaro k'impano bemera bakaba batwara izo mpano n'izitari izabo wa mwana bakamuha ubwenegihugu kugira ngo kuko bazi agaciro k'impano uwo mwana aba afite, uwo muntu aba afite, kuko Imana ntireba igihagararo, ntireba inkomoko mu gutanga impano. Ariyo mpamvu umuntu ureba kure ibyo byose abirenga akareba ka gaciro ka wa muntu na za mpano. Ni umurage ukomeye rero w'uburezi adusigiye. Hari impano z'abato nyinshi dutakaza. Ibi rero nibyo nyakwigendera yabonaga vuba, abo yagiye afasha babitangamo ubuhamya, akabona vuba izi mpano akemera kwitanga ngo aziteze imbere. Urugamba rwiza yararurwanye, kwemera yagukomeyeho. Nyagasani mwakire aruhukire mu bugingo bw'iteka. Dusabira ababaye bose kugira ngo birinde kwiheba no gutekereza ko bateranywe n'Imana. Tubisabe Imana. Dusabire Kiliziya kugira ngo imenyeshe abatuye isi ko Kristu ari umwami w'abazima n'abapfuye. Tubisabe Imana. Dusabire abantu bose kugira ngo ubuzima bwabo bwa hano ku isi burusheho kurangwa n'ubuvandimwe hamwe n'ubutabera. Tubisabe Imana. Dusabire Kiliziya kugira ngo imenyeshe abatuye isi ko Kristo ari umwami w'abazima n'abapfuye. Tubisabire Imana. Mana ushobora byose, ukunda abantu bose kandi ntugire uwo wifuza ko azimira,
emera ko amasengesho ya kiliziya yawe gutakambira agirira akamaro abazima n'abapfuye ku bwa Kristo umwami wacu.